Yesu ashimwe ndongera ndabasoje mu izina rya Yesu bakunzi ba Panwell TV. Amahoro Yesu atanga nabane namwe. Abo bimeze neza mukomeze gukomera mu buntu bw'Imana, abo batameze neza kandi namwe mukomeze kwihangana kubera ko Yesu aracyahari kandi niwe wenyine wabasha gushobora ibyo mwebwe mudashoboye. Hanyuma bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Derine, bakunzi ba Panwell, ndongeye ndabiyegereje mu izina rya Yesu rikomeye, izina rifite ububasha n'ubushobozi, izina tuboneramo byose twifuza, izina tuboneramo amahoro, izina tuboneramo umunezero, izina tuboneramo kubohoka, izina tuboneramo gukira. Ndongeye ndabiyegereje. Imana ibaha umugisha mwebwe mu nkurikirano uko bwije nuko bukeye, mwebwe mubasha gutega amatwi ijambo ry'Imana, mukabasha gutega amatwi ibinyura hano. Nukuri Yesu ajya abaha umugisha kandi abakomereze mu buntu bwayo. Urukundo mutwereka no kuri ruraduhagije, numva nyuzwe narwo, numva rukomeje kunkomeza. Niyo mpamvu mba numva ndashobora gucikanwa cyangwa se misinge kuba naza hano hantu. Haleluya. Abarundi ndabasuhuje, muransuhuza nkishima. Yesu abaha umugisha. Abantu bari Belgique, abantu bari Australia, abantu mwese nukuri mugira umwete wo kumamagara, bari mu Bufaransa namwe Yesu abahereza umugisha. Abantu dusengana, abantu mumamagara tugasengana, namwe Yesu abagirire neza, namwe Yesu abakomeze, Yesu akomeza bishimire kandi Yesu akomeza abanezererwe. Hanyuma murankunda kandi nanjye ndabakunda. Impamvu rero dukundana niyo mpamvu twongera tugahurira hano kuri Panwell TV kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Erega se abamamaza Rayon Sport baramamaza, abamamaza APR, abamamaza amakipe akomeye nabo baramamaza. Rero natwe tumureke twamamaza umugabo wacu ukomeye ari we Yesu Kristo. Uyu Yesu Kristo rero twamubonyemo byinshi twifuzaga. Yesu twamugezeho tunaniwe araturuhura, Yesu twamugezeho dushonje aratugaburira, Yesu twamugezeho twambaye ubusara twambika, Yesu twamugezeho tumuzaniye intimba n'agahinda. Nukuri uyu mugabo bita Yesu araturuhura. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu, dore imiruhira barembeje n'urusaku rurabaruhije. Rero natwe twamugezeho urusaku ari rwinshi, imiruho ari myinshi, nta wifuza kudusuhuza, nta wifuza ko twagendana, ariko tumugezeho. Haleluya. Agakiza kiwe katugezemo kaduhindurira ubuzima, agakiza kiwe katugezeho kaduhereza isura, agakiza kiwe katugezemo natwe tuba abantu, duhabwa ijambo, duhabwa intebe. Iry'isi yari yaratwambuye Yesu yarariduhaye. Haleluya. Iry'abavandimwe bari baratwambuye Yesu yarariduhaye. Uzi ko ari igihe uvukana n'abantu nabo ntibakwiteho, nabo ntibumve ko ari icyo wavuga, nabo ntibumve ko ari ijambo wagira. Nukuri ariko uyu mugabo bita Yesu iyo wabanye nawe neza sha, araza agahindura byose, araza akakugira ukomeye, akakugira udasanzwe, akakugira uwo kwifuza. Haleluya. Reka nkwinginge nawe mwikomezeho kandi Yesu akomeza tugirire neza. Hari ijambo rero riri kumfasha nshaka ko dusangira, reka nawe rigufasha aya masaha. Erega ijambo n'ubuzima, kandi iyo ubiki ijambo mu mutima wawe bituma udacumura ku Uwiteka. Kandi iyo ugeze mu byago n'amakuba ijambo riragukomeza. Iyo ugeze hahandi udafite igisubizo, udafite uburyo na bumwe, ijambo ry'Imana ribasha kukongera kukwegereza Imana Data wa twese. Yesu abahereze umugisha. Rero reka twisomere ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 42, ndasoma umurongo wa 6. Haravuze ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Haleluya. Amina. Haleluya. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Uwo ni umugaragu w'Uwiteka ubwirwa, ni wowe wahamagawe, we wumvishe ijwi ry'Imana, we wumvishe Imana iguhamagara. Imana ishimwe cyane. Wowe utarahamagawe n'inkono umugabo yagukubitaga, wowe utarahamagawe n'inzara yakuriye, wowe utarahamagawe n'imibereho mibi wari uhagazemo bakakubwira ko ugeze kwa Yesu bihinduka, wowe utarahamagawe n'ibibazo runaka kubera ko akazi karangiye hanyuma ugasanga nta bundi buhungiro, ugahungira mu rusengero. Mbese wowe wumvishe ijwi ry'Imana ukumva Imana iguhamagara, ikaguhamagara mu izina ikakubwira ngo mwana wanjye ndi Uwiteka, haguruka unkorere. Erega dufite abantu bicaye mu muhamagaro ariko batahamagawe. Mu yandi magambo bafite ibyabahamagawe, bari n'abahamagawe na nyiramubande.
haleluya. Hari abantu bicaye mu muhamagaro utari uw'Imana. Aba bantu iyo babonye ibyo baje bashaka, aba bantu basubira inyuma. Ntumenya ko bigeze kuvuga izina ry'Imana mu kanwa kabo. Aba bantu iyo babonye ibyo baje bashaka ku Mana, urabareba ukabayoberwa da. Ariko reka nivuganire n'umugaragu w'Uwiteka, reka nivuganire n'uw'Imana yahamagaye, akumva ijwi akavuga ngo iyi ni Imana impamagaye, nkwiriye kuyikorera hakiri ku manywa. Haleluya. Uyu nguyu niwe Pawulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo. Uyu muntu waronse Kristo, ibyamunezezaga, bya bindi byamutandukanyaga n'ubwiza bw'Imana, akabyigizayo, akabishyira ku ruhande, hanyuma akavuga ngo ubu niyemeje gukorera Uwiteka, niyemeje gukorera Imana, niyemeje kwamamaza Yesu. Umva rero uko Uwiteka yavuze. Yaravuze ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Haleluya. Naguhamagariye gukiranuka gusa. Haravuga ngo muri uku gukiranuka njyewe nzagufata ukuboko. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Ntabwo naguhamagariye kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ntabwo naguhamagariye amagambo. Ntabwo naguhamagariye gusebanya. Ntabwo naguhamagariye gutukana. Ntabwo naguhamagariye kuvuga abandi. Ntabwo naguhamagariye kwandagazanya. Ntabwo naguhamagariye kwirirwa ucamaza cyangwa se ujajinga abandi. Ahubwo njyewe naguhamagariye gukiranuka. Kandi muri uku gukiranuka n'ugukomeza. Haleluya. Ugagukomeza, ugahagarara ku munara nkaba kuki, ngo Uwiteka ubwiwe azagufata ukuboko, azakujya imbere, azagukomeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Si ugukomeza gusa, ngo azaguhindura n'umucyo uvira abanyamahanga, ku buryo wa muntu uremerewe kandi urushye naza gusanga uyu muntu azaruhukira muri wowe. Uzaba ufite ijambo ryiza ryo kumubwira ribasha kumukomeza, agakomerera mu buntu bw'Imana. Uyu muntu naza ananiwe, aruhijwe n'ibyaha, naza kukubwira ko ananiwe ubusambanyi, ntabwo uzajya kumubwira ngo ahubwo twisambanire. Ahubwo uzabasha kumukomeza, umwurure, hanyuma umusengere abashe kuva muri iyo ngeso mbi yamubase. Kubera ko dufite n'abantu bavuga ko bakorera abantu deliverance yawe ikaba iyo kunaniza ubwoko bw'Imana, aho kugira ngo ubakure muri icyo gicu cy'umwijima barimo, ahubwo karushaho kubabera umwijima. Ariko Uwiteka Imana haravuze ngo uwo yahamagaye akamufata ukuboko azamukomeza. Haleluya. Azamukomeza, ntabwo azamutakaza. Ntabwo asemera abadayimoni bamugira uko bashaka. Ntabwo asemera bagatobero k'abazimu n'abazimukazi. Ntabwo asemera bagatobero k'abarozi. Ntabwo asemera bagatobero k'abanyamahanga. Oya, azamufata ukuboko. Haleluya. Azaringaniza hataringaniye. Imana ishimwe cyane. Kandi ni ukuri Imana yacu ikurikirana ijambo ryayo kugeza risohoje. Icyo yaguhamagariye nugikora, gukiranuka, ugakiranuka ukaguma mu byizerwa, ugakiranuka ukava mu isi, ugakiranuka ukava mu irari ry'isi, ugakiranuka ukava mu bihenda abana. Utu tuntu Satani agukuruza, utu tuntu Satani agenda kwereka, utu tuntu Satani agenda aguhereza, utu tuntu dutuma unanirwa gukomera, ukananirwa kwihangana, bityo bigatuma ucumura ku waguhamagaye. Nshuti yanjye, Imana izagukomeza. Haleluya. Uwiteka azagukomeza, Uwiteka azakujya imbere,
Uwiteka azaringaniza ataringaniye. Uwiteka azakubera ibyiringiro. Uwiteka azakugenda imbere. N'ahandi utakwigeza azahakugeza. N'ahandi icyo utakwishoboza azakigushoboza. Na bya bindi uzi ko bitakunda, Uwiteka azakujya imbere. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Haleluya, haleluya. Nukomeza gukiranuka, umucyo uzakuvira. Uzajya ugenda ubona umwijima wegerayo. Uzajya ugenda ubona umwijima wegerayo, ukubisa ugenda ukubisa, hanyuma umucyo ukuvire. Uyu mucyo nukuvira, uzabasha nawe kumurikira abanyamahanga. Uzabasha kumurikira abakiri mu mwijima. Uzabasha kumurikira abari mu gicucu cy'urupfu. Uzabasha kumurikira babandi bari bagiye kwiyahura, babandi bari bafite agahinda gakabije, babandi batawe, babandi uzabasha kubabera umucyo, uzabasha kubavira. Reka nkwinginge ngo gukiranuka kwawe ugukomeze. Haleluya. Gukiranuka kwawe ugukomeze, kukubera impamba y'urugendo. Gukiranuka. Hari abagabo bagiye bakiranukira Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abagabo bagiye bakiranukira Imana bakayikomezaho, bityo Imana ikababera ibyiringiro, bityo Imana ikabahamiriza. Eliya ku musozi Karumeli yabwiye ingabo za Bayali, arazibwira ngo ngaho nimwubake, Imana iri busubirishe umuriro. Iyo ngingo niyo Mana tuzatambira, niyo Mana tuzasenga, niyo Mana tuzahamagara, niyo Mana tuzakorera. Haleluya, haleluya. Hanyuma aravuga ngo kandi mubanze rwose ngo babikorana umwete. Ingabo za Bayali zibikorana umwete, zibikora zishishikaye, yewe zirangije kubaka igicaniro, zirasenga, zihamagara Bayali wabo. Bamaze guhamagara Bayali wabo, ngo Bayali ntiyabitaba. Biyiriza ubusa bahamagara, Bayali ntiyitaba. Ngo hanyuma bigeze ku kirengarenga, arabwira ati rega Imana yanyu ishobora kuba yasinziriye, nimwongere muhamagare. Barongera bahamagara, ariko biranga bibyusa. Hanyuma yari arabwira ati rero nanjye nimwegere nanjye ngerageze. Haleluya. Ngo Eliya arubaka, arabwira ngo hanyuma nimuvome n'izi mpavu zose muzimenemwe amazi, ejo mutazagira ngo ahantu nari nahishuye umuriro. Haleluya. Hari ugukora kw'Imana gukomeye. Imana ishimwe cyane. Ngo hanyuma Eliya ngo amaze kubaka igicaniro cyamaze kugisana neza, ngo arapfukama, ngo ahamagara Uwiteka, ngo noneho Mana bimenyekane ko muri Isirayeli hakiri Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo Imana isubirisha umuriro. Ako kanya igicaniro kiranga. Ko hanyuma abantu bose baravuga ngo Imana Eliya ni ikwiriye gusengwa. Yari yerekanye urumuri, yari yerekanye gukiranuka mu maso y'abanyamahanga. Mureke, haleluya, mugaragu Uwiteka, wowe wayahamagaye, wowe wayatoranyije, uwo yiyegereje, haleluya, ikamutoranya mu mubare wa mu rubanda rwinshi, ikamwiyegereza. Icyo yaguhamagariye no gukiranuka. Ni wakiranuka ukera imbuto z'abihannye, umucyo uzakuvira, azagufata ukuboko, azagenda gusimbutsa aho urupfa gusimbutse, ahari ibikomeye gusimbutse, aho wari wategewe gusimbutse. Yesu ashimwe cyane. Ibyari bikwasamiye byabigiye kukumira gusimbutse, mu rubanza bari bagushyize mu manza rugutambutse. Haleluya, haleluya. Hari ukunda Imana nyiribihe igenda idusimbutsa, hari ukugenda igenda igusimbutsa, ukavuga ati hano hantu ninjye naharenze. Yo wakwikoza rikavuga ati mwana wanjye, burya nejo ninjye wakurengeye. Kabwira mwana wanjye, burya nejo ninjye wagutabaye. Imana ishimwe cyane. Ikagenda igutabara, ikagenda ikurengera, igasoza ijambo yavuganye nawe, ikubwira ngo nzagufata ukuboko.
we yafashe ukuboko rero ntabwo ijya imusiga, we yafashe ukuboko ntabwo ijya imuhana, we yafashe ukuboko ntabwo ijya imutererana, uwo yafashe ukuboko iramurinda akaba amahoro masa, uwo yafashe ukuboko imugendesha ahantu atakakwiye kugenda, ikaringaniza ahataringaniye, ikamuhereza amahoro mu mutima, ikamuhereza gukomera. Haleluya! mu maso ye ngo bene aba bantu iyo bageze mu gikombe bita baka bahindura ahantu h'amasoko, bene aba bantu bagenda bafite confidence. Haleluya! kubera ko begamiye umugabo ukomeye, begamiye umugabo uruta abandi bagabo bose. Imana ishimwe. Kugendana na Yesu rero nibanga rihambaye, nibanga rihambaye, nibanga abanyamahanga, abantu bize bakaminuza ntabwo babasha gusobanukirwa iribanga, kubera ko haleluya haleluya batajya babasha gusobanukirwa icyo yavuganye nawe ku munsi yaguhamagayemo. Rero Uwiteka niwe bivuze, haravuze ngo wowe natoranyije, wowe nahamagaye, naguhamagariye gukiranuka gusa, kandi muri uku gukiranuka nzagufata ukuboko. Haleluya! nzaringaniza ahataringaniye, nzaguha kuba umucyo uvira amahanga. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere dukiranukire Imana, reka twongere dukomere ku Mana, reka twongere tuyikurikire inshuti yanjye, twongere tuyikorere mu kuri no mu mwuka, tuve mu matiku, tuve mu nzangano, tureke ubugome, nukuri tureke ubugome, tureke ubwicanyi bwo mu mutima, tuve muri bya bindi kamere zacu zirarikiye. We kumva ko uri umuntu w'igihangange, we kumva ko uri umuntu ukomeye, we kumva ko uri umuntu udasanzwe, we kumva ko uri umuntu w'indakorwaho, we kumva ko ibyo ukora byose ari ubyishoboza. Imana itagushoboje inshuti yanjye, we ntacyo washobora. Nukuri nabonye abantu bishyira hejuru bakarangira vuba, amazina yabo akibagirana nk'abantu batigeze kuba bamenyekana. Rero Imana itagushoboje nta wundi wagushoboza, Imana itakurengeye nta wundi wakurengeye, Imana itagutabaye nta wundi wagutabara. Reka nongere ngusabe ngo komerera mu buntu bw'Imana, komerere mu mbabazi z'Imana, komerere mu rukundo rw'Imana. Imana niyo yaguhamagaye kandi izagushoboza, Imana niyo yaguhamagaye kandi izakugeza kure, izaringaniza ataringaniye, izagufata ukuboko, izakugendesha, Imana izahagusimbutsa, Imana ikuhereza umugisha. Wewe wabashije kuntega amatwi, wowe tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Data wa twese akugirire neza, Imana igukomeze, Imana ikuzamure, Imana ikubahishe, Imana ikurwanirire. Imana Data wa twese igusange mu kibazo wari uhagazemo ikigukuremo, igusange mu gahinda wari urimo ikakuvanemo, igusange mu byaha wari urimo ibikuvanemo, igusange mu gahinda gasazi hagukure. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, yongere ikugirire neza, yongere ikwiteho nk'uko yitaye kuri mugabo bita Zakayo, yongere kwiteho nk'uko yitaye kuri Daniyeli mu rwobo rw'intabere, yongere kwiteho nk'uko yitaye kuri Shadraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Imana igusure, Imana ikwiyegereze, Imana igukomeze, Imana igubahereze umugisha. Nukuri nakagaruka yaraderine uwa nyirawe. Data wa twese abagire neza, Data wa twese abakomeze kandi abakomereze mu buntu bwayo. Shalom shalom. Reka tukomeje tubasengera Imana. Wowe wabashije kuntega amatwi, reka nongere ngusengera Imana kugira ngo ijambo rigire rikukuranaho rikwerekeza. Wongere ukomere ku waguhamagaye, iyaguhamagaye niyo kwiringirwa, niyo kwizerwa. Ni Imana yita ku cyo yavuganye nawe, ni Imana itajya yibagirwa isezerano yasezeranye nawe. Yesu agumugisha. Uri Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, ushoboye byose Mwami wabamaye amasaha meza twari mu ijambo ryawe. Nyemera buri muntu wese uri buryumva ahembuke, nyemera buri muntu wese uri buryumve Mwami Imana nzima agira hava naho agana. Mu izina rya Yesu Kristo uringaniza atari haringaniye, ukubita hasi imbaraga zose zabarwanyaga, ukubita hasi imbaraga zabahigaga. Mu izina rya Yesu Kristo wongera ubasure, wongera ubagirire neza, wongera ubiteho. Utabitayeho nta wabitaho, utabarengeye nta wabarengera,
batabatabaye nawe wabatabara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Babera Imana, babera umutabasi, babere byose, babera ibisiringiro, babera agakinga k'amakuba Mesiya mu izina rya Yesu Kristo. Ubakure mu rwobo Satani yari yabashugunyemo katika jina la Yesu. Imitima yari yihebye ihereze ihumure, abari barwaye ubakize mu izina rya Yesu. Abari babuze amahoro yatange, yewe mwami w'abami. Abatari bafite uburyo ubahereza uburyo, abashomeri ubahereza akazi mu izina rya Yesu Kristo. Abari bakarimo nabo bakomeze, abo wahamagaye watoranyije bakomereze muri uyu muhamagaro, kandi ubahereze gukiranukira nk'uko bikwiriye. Bakomere ku muhamagaro, bakomere aho bahamagariye mu izina rya Yesu. Ubinjize mu kindi kirere, ubinjize mu yandi mavuta, ubinjishije mu kundi gukomera mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe wabonekeho, imbabazi zawe zibakomeze, ubateze iyindi ntambwe. Yewe Uwiteka Imana, ubarinde gusubira inyuma, mwuka w'urucantege ukureho mu izina rya Yesu. Wongere ubagirire neza kubera kuri Imana yacu bwite, wongere ubagirire neza kubera kuri Imana yabakomeza, ukabarengera ukabatabara izina rya Yesu. Neza y'Imana n'urukundo rw'Imana nirwongere kubana nabo, wongere ubagirire neza rwose, imbabazi zawe zibabonekeho. Urakoze, turagushimye kubera kuri inshuti yacu ya bugufi. Urakoze, turagushimiye kubera kuri umubyeyi mwiza uzi kuzuza inshingano ze neza, ntiwadusiga ntiwaduhana. Ni mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen.